nkuko mubizi nk'ibisanzwe rero kuri yacano yanyu. Ejo bundi hari umuntu wagize gutya muri comment mbona aranyandikiye ati gahezo maze iminsi tudutama ariko dushaka kumenya ubundi umwami Nebukadinezari byamugendekeye bite ku buryo Nebukadinezari yavuye mu bwami bwe murabizi yari umwami wari ukomeye mu mujyi wa Babiloni bikarangira yisanze ari kurishanya n'inyamanswa mu gasozi akamara y'imyaka isaga 7 rero nibyo nagira ngo tuganire kuri iyo nkuru uyu munsi dusa nk'abantu tugiye kuganira ku nkuru idasanzwe ivugwa muri Bibiliya aho Imana yahannye umugabo bita Nebukadinezari ikamuhindura inyamaswa nyine akagenda akajya mu gasozi agasangira n'inyamaswa ese mujya mwibaza impamvu umwami wari ukomeye Nebukadinezari yisanze akururuka agendera ku maguru nubwo n'amaboko n'amaguru arimo arisha ibyatsi mu gasozi nk'inyamaswa. What could make God send? Ese mukibaza ngo niki cyatuma Imana ihereza umuntu igihano nk'icyo ngicyo kandi ari igihano ubundi kitakabaye gihabwa abantu ariko nyine murabizi umuntu yazanye ubwibone cyane cyane akabuzana mu maso y'Imana. Imana ntago yaguhereza ukuntu Imana ikora ukuntu ibintu by'Imana bigendekera ku murongo ntago ari ibintu bisanzwe gutyo gusa. Rero nagira ngo uyu munsi abari byo twiganiraho kuri YouTube channel yanyu cyo nshaka ko mukora ni subscribe share na comment. Murabizi dore nibwo dusa nkaho turi kubiha umwanya noneho ndagira ngo tujye dukora story nani stop ndagira ngo uyu munsi dukore kuri iyo story rero ndetse iyi nkuru ya Nebukadinezari ubundi yakabaye dusigira amasomo menshi kandi akomeye uyu munsi. Ukuri ubundi kuri muri iyi nkuru rero gushobora guhindura uburyo ubonamo kuba umuntu yagira ikintu ageraho cyangwa se intsinzi cyane cyane iyo utazanye Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Gusa mbere yuko dutangira ndagira ngo ukandaho hasi handitse subscribe kandi kuri like nimba ari umuntu umva asangiza iyi nkuru imusharinge twikomereze twivugire kuri iyi nkuru ndetse byigimbe tugende tumenye ukuri kose kw'ibyabereye muri Bibiliya n'impamvu Nebukadinezari Imana yamuhannye ikamubwira iti we Nebukadinezari ugiye kujya kurisha mu gasozi usangire n'amatungo urisha ibyatsi. Ibi tugiye kubigendanamo iyi nkuru nyine tuganire paka tugeze ku iherezo. Ibyo yaciyemo ibyo byatwigisha ndetse na buri munsi ngo twabibamo gute sibyo ikintu tugiye kuganira. Icyo wumva ushaka ko tuzaganira n'ubutamu kinyandikire muri comment n'ubundi byose murabizi muri abantu banje story mwigiye kugivaho dukora indi kugira ngo tugendane neza nyine namwe murabizi turagenda twifashisha ya mirongo yo muri Bibiliya murabizi ko nabwe ngo ngende tuzajya tuvuga ku bintu tunabisomeho hatazagira umuntu uvuga ngo ibintu watubwiye ngo byanditse muri Bibiliya niyo mpamvu mba nazanye na Bibiliya hano kugira ngo muri kuyibona hagati aho ngaho kugira ngo tuyiganire. Gusa mbere yuko nanone tujya ku nkuru y'ukuntu Nebukadinezari yahindutse nk'inyamaswa akajya kurisha mu gasozi ubundi uyu mwami Nebukadinezari yari mwami ki yari ameze gute yarateye gute icyo kintu nshaka ko tubanza kuvugaho. Ubundi Nebukadinezari ntabwo yari umwami usanzwe ahubwo yari umwami ukomeye kandi umwami watinywaga mu isi ya kera. Yabayeho mu myaka isaga mu 1000 yabayeho mu myaka isaga mu 605 kugera kuri 562 ubwo impamvu bavuze ngo nukuva muri 605 ugasubira muri 562 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Murabizi ko icyo gihe babaraga ubundi basa nkaho basubira inyuma mu myaka bakavuga bati uyu munsi nimba twari turi mu mwaka wa 5 ejo tuzaba turi mu mwaka wa 4 umwaka ukurikiye tube turi muri 3 bo babaraga basa nkaho basubira inyuma apana nka kuno twe tubara nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Nibwo yabayeho rero mu gihe cy'ubuyobozi bwe rero Babiloni cyangwa se umujyi wa Babiloni waragiye uratumbagira uragenda uhinduka ubwami bwari bwagutse kandi bwari bunini cyane mu mateka y'isi. Icyo gihe rero wayoboraga ubwo bwami bwa Babiloni nta wundi yari Nebukadinezari. Nebukadinezari yari umugabo ukomeye w'umukire kandi yari n'umuhanga no mu bintu by'ubwubatsi yari umuhanga. Ikintu cyabikwemeza kugira ngo umenye ukuntu Nebukadinezari atarasaga ubusitani bwari buhanitse mu gisenge cy'umujyi wa Babiloni habaga ubusitani ndetse na n'ubu abantu benshi abahanga mu by'ibisigaраtongo bavuga yuko uwo mujyi ari umwe mu bitangaza 7 byabayeho mu isi ya kera nka kuno ubu ngubu twumva ibitangaza 7 by'isi Septimerveille du monde hahandi tugenda tugasangamo piramide za Giza tugasanga muri ya munara wa Eiffel tugasangamo
Taj Mahal, nyine tukagenda tubonamo ibintu bishyashya bije mu isi y'ubu ngubu. Kera rero mu isi ya kera ubwo busitani bwari buhanitse mu gicu cya Babuloni, bwari muri ibyo bitangaza birindwi, ariko byo mu isi ya kera pana mu isi y'uyu munsi, kugira ngo wumve ukuntu uwo muhangabo nyine yari umuhanga. Nubwo abantu benshi bagenda bavuga bati ubwo busitani ntago bwabayeho, ariko nimba bwaranabayeho nta kindi bugaragaza usibye nyine uburyo umujyi wa Babuloni utari umujyi usanzwe. Nebukadinezari yaragiye yagura ubwami bwiwe bwa Babuloni, abukwirakwiza mu mashyanga yose yari akikije Babuloni, harimo ubwami bw'Abayuda, cyane cyane ko ubwami bw'Abayuda nibwo bwaje kuvamo Isiraheli. Isiraheli namwe murabizi ko ari ubwoko bw'Imana. Mu mwaka wa 586 rero mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, nibwo Nebukadinezari yatatse umujyi wa Yerusalemu, asa nk'uwurimbura nyine Abayahudi bari barimo, aragenda atwika urusengero rw'Imana, ndetse afata Abanyayisiraheli abagira abacakara. Ngira ngo mujya mwumva za ndirimbo za Isiraheli mbonye arimo aririmba ati twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira cyane twibutse Siyoni. Icyo gihe n'ubundi umuntu wayoboraga ubwo bwami nta wundi yari Nebukadinezari. Ngira ngo mujya muzumva za ndirimbo za Isiraheli mbonye n'iki, no muri Bibiliya mu bitabo by'indirimbo birimo zo kuramya no guhimbaza no gushima, simbizi neza byo ntago ndi umuhanga muri byo, ariko nabyo tuzabigira. Ariko ibyo bijya kugwira Abayisiraheli bajya gutwara waho iminyago, n'ubundi Imana yari yarabibabwiye ati kubera kutanyubaha ndetse ntimunanyumve neza, ngira ngo mwagenda mukabisoma mu Bami 24 umurongo wa 10 kugera kwa 16. Sibyo byiza? 2 Kings chapter 25, cyangwa se mukagenda mugasoma mu Bami ba kabiri 25 uhereye ku murongo wa mbere kugera kwa 21. Ikiza twanabisoma, ngira ngo kuko nayo yabwiye tuzajya tubigendanamo neza. Abami ba kabiri harya, Abami ba kabiri guhera ku murongo wa 25 ukagenda kuhera ku murongo umutwe wa 25 umurongo wa mbere kugera kwa 21. Ngira ngo twanahasoma tukagendana neza 5 kuri 5, ntago nje banshaka kubabeshya. Abazi gusoma turajya tugendana turimo tunabisoma neza. Haranditse ngo mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ya Sedekiya, mu kwezi kwa 10, ku munsi wa 10 muri uko kwezi, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yazanye ingabo ze zose atera i Yerusalemu, arahegereza bubakayo ibikombe impande zose, nuko bagota uwo murwa kugeza mu mwaka wa 11 ku ngoma y'umwami Sedekiya. Ku munsi wa 9 wo mu kwezi kwa 4, inzara yabaye nyinshi muri uwo murwa, abantu bo muri icyo gihugu babura ibyo kurya. Hanyuma Nebukadinezari abaca icyuho mu nkike y'umurwa, ingabo zo muri wo zose zirahunga. Iryo joro zica mu nzira yo mu marembo yo mu irembo ryo hagati, kandi abakarudaya bari bagose umurwa impande zose. Umwami nawe aca mu nzira ya Araba. Ubwo murabyumva ukuntu Nebukadinezari yatatse aho hantu nyine. Simba mbarabuye Nebukadinezari rero ibigwi byiwe nk'umwami wagiye yigarurira ahantu henshi, byatumye ahinduka umuntu wari ukomeye muri iyo myaka icyo gihe. Ndetse ariko nanone cyangwa se ubucuti yarafitanye n'Imana ya Isiraheli nabwo busa nkaho bugarukwa muri Bibiliya, ndetse n'ibyo yagiye akorera Abanyayisiraheli ubwo yabajyanaga iminyago mu mahanga. Murabizi, wenda twahera nko ku nkuru ya Meshake, Saduraka na Abedenego, murayizi. Igihe bageraga mu gihe byabaye ngombwa ko bahangana n'ubwibone bw'uyu mugabo Nebukadinezari, umwami wari umupagani, yahisengaga imana nyinshi, no mu bwami basenga imana nyinshi cyane. Nebukadinezari nyine yari ameze nk'umuntu utumva imana ya nyayo, imana ya Isiraheli. Ibi ngibi rero byatumye ubuzima bwa Nebukadinezari busa nkaho bugoranyemo ukuntu. In the book of Daniel, wenda tugiye tugasoma nko mu gitabo cya Daniel, see Nebuchadnezzar encountering God's power. Nebukadinezari yashatse kumera nk'uhangana n'imbaraga z'Imana, ariko nyine he has troubling dreams that none of his namwe murabizi ko imbaraga z'Imana zidasanzwe. Nibwo yaje kugira inzozi ku buryo abahanga cyangwa se abakonikoni n'abarozi biwe n'abahanga yari afite muri icyo gihugu bananiwe kumusobanurira izo nzozi. Izo nzozi rero Daniyeli nk'umwe mu Bayahudi bari barazanyweho iminyago mu bwami bwa Babuloni
nanone bazanywe na Nebukadinezari yabashije kumusobanurira izo nzozi, amubwira amahurizo yari ari muri izo nzozi Nebukadinezari yari yarose. Renda tujye tugasoma nko muri Daniyeli 2. Daniyeli nibwo agenda akavuga nyine iyerekwa uyu mugabo yari yagize mu nzozi, ubwo yabonaga igishushanyo ngo gihagaze gikozwe mu mabuye y'igiciro cyinshi, cyagaragaza icyo gishushanyo ubundi ngo cyasaga nk'ikigaragaza ubwami bwinshi bwo hirya no hino, ariko nanone bigasa nkaho bibumbye igishushanyo kimwe byagaragazaga gukomera n'ubuhangange bw'umugabo Nebukadinezari ko byaturukaga ku Mana yo mu ijuru apana ahandi. Daniyeli yarabimusobanuye ariko umugabo ntiyabyumva. Reka tugende dusome wenda muri Daniyeli 2 guhera kuri 37 niho numva mwabyumva neza. Daniyeli 2 37 aho nyine niho Daniyeli yabwiye Nebukadinezari ati nuko wowe nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere byaho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Nuko nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ngira ngo ibyo muba muri kubyumva nyine aho yari amaze kumusobanurira ishusho yari yabonye mwiyerekwa no mu nzozi. Your Majesty, you are the King of Kings. Bwamubwiraga ati nyagasani uri umwami w'abami, God of heaven has given you dominion and power and yaguhaye imbaraga n'ubushobozi, iguha n'icyubahiro. Mu kiganza cyawe cya mu kuboko kwawe niwe yashyize ubuzima bw'ikiremwa muntu n'inyamaswa zo mu gasozi ndetse n'inyoni zo mu kirere. Aho izo nyamaswa zose zizajya ziba ziba, yakugize umuyobozi wa hose. Rero niyo mpamvu wowe uri umutwe w'izahabu kuri icyo gishushanyo. This verse is key. Uyu murongo rero wari umeze nk'urufunguzo wagaragazaga ko Nebukadinezari nyine yari ashoboye byose, ariko nanone ubuyobozi yari afite rero abuhawe n'Imana. Rero nubwo Nebukadinezari ubundi yari umwami udakiranutse cyangwa se umupagani, kuzamuka kwe agera ku mbaraga n'ubundi byari mu mupango w'Imana. Imana yamuhaga umugisha ititaye ko ari umupagani, ariko Imana ikamuha umugisha. Imana yari yaramushyize muri uyu mwanya cyangwa se yaramugize umuyobozi, kubera yuko Imana ubundi niyo itanga kuzamuka no kumanuka kw'abayobozi hirya no hino ku isi. Tugiye tugasoma mu Baromani wenda 13 umurongo wa mbere. However, with great power niyo mwagenda mukabibonera comes great pride. Ahavuga ko imbaraga nk'izo ngizo ubundi iyo umuntu abaye umuntu ukomeye akenshi bizana n'ubwibone. Nebukadinezari rero umutima wiwe nawe yari ameze nk'abandi bayobozi bagiye babaho mu mateka, yari afite ubwibone, abona ubwami bwe bumeze neza bushishe butohagiye. Monumental success. Nebuchadnezzar began to attribute all the glory to himself, recognizing God's hand in his victory. The trap Daniel's friends, ndetse kugera nubwo yafashe umwanzuro wo gutwika abacuti bande ba Daniyeli aribo Meshaki, Saduraka na Abedenego, kugira ngo izo nkuru zo murazizi, ubwo bangaga gupfukamira igishushanyo cya zahabu bari bararemenye. Umujinya waramufashe ararakara, arangije atanga itegeko aravuga ati mubajugunye mu itanura ryaka umuriro. Ariko ako kanya akimara kubajugunya nk'uko mubizi ko Imana yikorera utuntu twayo yipoye, nibwo nyine bageze muri iryo tanura bushya biranga, kandi ibishashi by'umuriro ubundi byari bikomeye ku buryo n'abantu ngo bagiye kubajugunyamo nabo bwabo ibishashi by'umuriro byageze gute byabaye nk'ibibababo, ariko we ntiyabashije kubyumva. Acknowledge God as the God who saves. Daniel chapter 3 verse 28. Ikintu kikubwira ko Imana ikomeye atari Imana isanzwe, Imana ubundi iratabara. Tugiye tugasoma wenda nko muri Daniyeli 3 tugahera kuri 28 tukagera kuri 29, nibwo muhita musa nk'ababisobanukirwa neza. Daniyeli 3 umurongo wa 28 kugera kwa 29 niho handitse ngo Nebukadinezari aravuga ati Imana Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukiye ijambo ry'Imana bagaragaza nibyo ndi gusomara, bagahagarara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Aho ngaho Meshaki na Saduraka na Abedenego bari bamwemereye yuko nyine bameze nk'abantu badasanzwe. Heart remained unrepentant and prideful. Nebuchadnezzar's second encounter with the power of God. Hanyuma rero
ahandi hantu Nebukadinezari yaje kongera kugonganira n'Imana. Nanone yari ameze nk'umuntu warose inzozi mbi yagize gutya arongera agira irindi yerekwa nanone ryari ricana. Tugeze muri Daniyeli 4 we are introduced to this dream. Dusomye muri Daniyeli 4 niho dusa nkaho dusoma inzozi zose zavugaga kuri Nebukadinezari, most powerful ruler of the ancient world. Nebukadinezari muri Daniyeli 4 ubundi as chapter opens, Nebuchadnezzar dusobanuye icyo gitabo cyose begins by recounting his dream in his Nebukadinezari ubundi bitangira asa nk'uri gusobanura inzozi yari yarayarose, as a king, ariko yazirose nk'umwami. about this vision left him deeply disturbed, ariko nanone nubwo yari yazirose zaje kumusiga mu rungabangabo. Muzi ikintu bita urungabangabo, handi ibintu byose yabyagucanze, mbona nta kintu wabikoraho, nta nicyo bitekerezaho. Nibwo yahamagaye nanone abagabo b'abahanga mu bwami bwe bwose, abahanga, abanyabukorikori, abanyabufindo, to interpret the dream for him. arababwira ati muze munsobanurire inzozi naraye ndose. Them could offer an explanation. ariko bose habuze n'umwe azimusobanurira. To note here that although these men were regarded as experts in nubwo aba bagabo bari abahanga muri Babiloni yose, ari abanyabwenge, powerless in the face of a divine, mu maso y'Imana nta kintu bari bashoboye. significant contrast to the book byari bikimeze nk'ikimenyetso kigaragaza yuko nyine Imana itabigiyemo bidasobanutse. Tubisoma mu gitabo cya Daniyeli. Revelation always surpass human. Iteka ryose ibyo Imana igaragariza abantu biba birenze ubwenge bwa muntu, keretse gusa ubaye uri umuntu uri mu mwuka cyangwa se Imana yashatse kubigusobanura. Known by his Babylonian name, Daniel ubundi bari ageze i Babuloni bamwisize bamwita Belteshazari. Rero nibwo uyu mwami yavuze ati noneho mugende mumpamagare Belteshazari. Daniel muramuzi, Daniel ubwo turi kuvuga mutagira ngo nunde mu Daniel ni wa mu Daniel n'ubundi umwami Nebukadinezari yajugunye mu mwobo w'intare, kandi izo ntare zari zishonje, ariko izo ntare ntizagira ikintu kizimukora, Imana ifunga iminwa yazo. Bamwitaga Belteshazari, niryo zina bari baramuhaye ageze mu bwami bwa Babuloni. arangije nawe yatumwe arahamagarwa. Already demonstrated his God-given ability to interpret dreams in Daniel yari ameze nk'umuntu wahawe n'Imana impano yo kubasha gusobanura inzozi, kuko n'ubwa mbere yari yaramusobanuriye za nzozi twaganiriyeho hejuru. The message would be more personal and ubutumwa bwari bumeze nk'aho buziye Nebukadinezari, bwari ubutumwa bumureba we wenyine umwe ku giti cye. King Nebuchadnezzar trusted because he recognized the spirit of the holy gods, kuko yibukaga yuko nyine Imana ya Daniel yari Imana idasanzwe kandi idakora nk'abantu. Tugiye tugasoma nko muri Daniel 4:18. But he did not yet understand the true God. Ariko nanone nyine Nebukadinezari yari afite umutima unangiye ku buryo atabashaga gusobanukirwa n'ubwenge bw'Imana, ntabwo yabashaga kubyumva neza. Let's dive into the dream Nebuchadnezzar described it. Twigire muri za nzozi Nebukadinezari yari yarose, abarizo tuganira. Tugiye tugasoma muri Daniel 4 tugahera ku mutwe wa 10. muri Daniel umutwe wa 10 umurongo umutwe wa 4 kugera umutwe wa 4 umurongo wa 10 kugera ku murongo wa 12. These are the visions I saw while lying in bed. Ubwo yamubwiraga ati dore inzozi nabonye ubwo nari niryamye mu buriri. Before me stood a tree in the middle of the land. Babona hahagaze igiti kiri hagati mu murima. Its height was enormous. Igiti cyari kirekire ikirekire cyane, large and strong, cyari igiti kinini kandi cyagutse gifite amashami agaye. Touched the sky. Ubushori bwacyo bwakoraga ku visible to the ends of the earth. Ndetse ku mpera z'isi hose babashaga kubona icyo giti. Were beautiful. Amababi yacyo yari amababi atoshye, fruit abundant, ndetse n'imbuto zacyo zari zitoshye. Was food for all. Under it the wild animals found shelter. N'inyamaswa zose zo hirya no hino zazaga kuga. Lived in its branches. Ndetse inyoni zose zabaga mu mashami y'icyo giti. She was fed. Buri kiremwa cyose cyabaga giteraniye aho. The tree is powerful and icyo giti cyari igiti gikomeye. The tree was majestic. Igiti kidasanzwe. Towering over everything. Ndetse cyasaga nk'igitwikiriye byose. And sustenance to all the creatures of the earth. Cyari kimeze nk'aho gikingiye inyamaswa zose zo muri iyi si ndetse n'ibiremwa byose byo muri iyi si. Ubwo njemba ndi kubibasobanura, ariko n'ubundi turi bugende tuhasome. Ni muri Daniel 4 uhereye ku murongo wa 10 kagera ku murongo wa 12. Bagira ngo tuhasome, dore nahangaha sibyo byiza. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi, nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru. Nibyo na ararangurura ati tsinda icyo giti ugikoreho. Oya, hano nukurimbuka ku icyo giti, ntago mbaca kubabeshya, ahubwo iby'icyo giti reka dusubire hejuru. Ngo
duhere ku murongo wa 7 yapa muri Daniyeli 4 duhere ku murongo wa 7 ngo ibyo neretswe ndi ku gisasiro nibyo byibi nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati uburebure bwacyo bwari bukabije icyo giti kirakura kigakomera ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru kitegera abo ku mpera y'isi yose ubwo nyine kwitegera n'abo ku mpera y'isi yose hirya no hino bakirebaga ibibabi byacyo byari byiza cyane kandi gihunze imbuto nyinshi kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose inyamaswa zo mu ishyamba zihundagara mu gicucu cyacyo ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo kandi ibyari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi angaha nibwo tuba tugeze hahandi noneho Nebukadinezari babatangiye kumusobanurira inzozi yarose kuri icyo giti none Nebuchadnezzar's kingdom. Nebukadinezari The rero time was the world's superpower. hano bari batangiye kumusobanurira iby'icyo giti bamubwira bati Nebukadinezari umeze nk'icyo giti Nations controlled twagiye ukigarurira amahanga yose hirya no and hino offered shelter to the many peoples under it. nawe byarangiye abantu benshi bameze nk'aho babaye mu gicucu cyawe kubera ko ari wowe mwami wigaruriye hirya no hino Nebuchadnezzar himself was at the height of his power. Nebukadinezari ubwe yari ameze nk'icyo giti kuko nk'uko yavuze hejuru ati icyo giti cyarazamukaga kikagera ku ijuru Nebukadinezari nawe yari ameze nk'umuntu uri ku gasongero k'ubwami bwe ibintu byose bimeze neza ko akunda umuyobozi agenda akagerana ibintu byose bimeze He neza was seen as the source of strength, ayo mashami rero wabonye agize icyo giti ameze nk'arizo prosperity, mbaraga and zawe security for his people. ndetse ari nawo umutekano uhereza abantu bawe Visible to the ends of the earth. kuba icyo giti cyagaragariraga abantu bose ku mpera z'isi zose Fitting image for Nebuchadnezzar. byagaragazaga ishusho abantu bose hirya no hino ku isi babonagamo Nebukadinezari mwibuka icyo gihe ubwami bw'abaromani bwari ubwami bukomeye budasanzwe bunarenze Himself as the ruler of the known world. kubera ko yari ameze nk'aho ari we muyobozi cyangwa se umutware w'isi yarizwe His empire stretched far ubwami bwa Babuloni rero nk'umuntu wari ubuyoboye and wide, bwarakwirakwiraga and its bukagera hirya no hino hose symbol of power, wealth, and dominion. byari bimeze nyine ubwami bwa Babuloni bwari ubwami bukize kandi bwigaruye ahantu However, what henshi followed in the dream revealed ariko nanone that byakurikiye mu nzozi this grandeur would not ibyo byabaye last. nk'aho bicanze Nebukadinezari Daniel muri Daniyeli rero chapter 4 verses 13 to duhereye ku murongo wa Daniyeli 4 duhereye ku murongo wa 13 14, the king continues, nibwo umwami akomeza akamubwira izo nzozi in the visions I saw akamubwira ati all ubwiyerekwa while nabonye in bed, ubwo nari ndyamye mu gisasiro cyanjye there rero before me was a holy nibwo nabonye imbere yanjye one, mbona uwera asa nk'aho messenger amanuka coming down from ameze nk'intumwa y'Imana avuye mu ijuru anzaniye ubutumwa in a loud voice, yamamagaye mu ijwi riranguye down the tree and trim off its aravuga ngo kata branches, icyo giti rip off its leaves and scatter it, amashami yacyo n'amababi yacyo n'imbuto zacyo mu binyanyagizi flee from under it, inyamaswa zose zikirimo muzirukane zigende its branches, n'inyoni zari zararitse muri icyo giti nazo ziguruke where the dream takes a dramatic turn. ati nibwo nabonye inzozi zabaye nk'aho zicuritse mighty yari ari kubibwira Daniyeli mwibuka flourishing tree is ordered to be cut down by cya giti cyari a heavenly gitoshye messenger. nabonye intumwa yo mu ijuru cyangwa se iturutse ku Mana izivuga ngo nibagiti is the fall of Nebuchadnezzar, who was byagaragazaga once rero at the pinnacle of human achievement. nibwo yatangiye gusobanukirwa nyine Daniyeli urumva yari ashinzwe gusobanurira Nebukadinezari amubwira ati icyo giti rero kimeze nkawe nyagasani Trimmed, the amababi y'icyo giti leaves gutemwa stripped, and the animals scattered. inyamaswa zari zigituye munsi zikigenda That Nebuchadnezzar had built would soon face upheaval, byagaragazaga neza ko ubwami bwa Nebukadinezari bwari bumeze nk'aho bugeze mu marembera and the king himself would be removed from ndetse umwami w'ubwe his position agiye of kuvanwa ku bwami bwiwe mwibuke ibi nibyo Daniyeli we yasobanuriraga Nebukadinezari inzozi yabaga yarose Nebukadinezari yarasobanuraga Daniyeli we yavugaga ibyo yarose Daniyeli akabimusobanurira end with total destruction. ariko icyo giti ntabwo cyarimbutse ngo kirimbuke burundu 4 verse 15 we duhere muri Daniyeli 4:15 niho tubisoma neza ngo izo nzozi ni nge umwami Nebukadinezari wazirose nuko Beluteshazari cyangwa se ubwo ni Daniyeli nyine mwibuke Beluteshazari niryo zina bamwitaga cyo zinsobanurire ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye badashoboye kuzinsobanurira ariko wowe urabibasha kuko umwuka w'Imana ukurimo nyine Daniyeli we hano nibwo yatangiye kuvuga read, but kubona let ko icyo giti ngo yatangiye kubimusobanurira icyo giti ubundi ntabwo kiba cyarimbutse burundu with iron imizi and yacu bronze iba izirikishijwe imigozi y'ifeza the grass of the field ndetse iziritswe muri icyo giti kuri icyo giti nyine bikiziritse hasi mu is butaka significant. biba bigaragaza ko icyo giti kuba kitarimbutse Reminder of God's grace.
even biba bigaragaza ko nyine uko byagenda kose ubwami bwa Nebukadinezari n'ubwo Imana yari bukwiyeho amaboko ntabwo bwari buributse burundu. Kabone nayo Imana yagucira urubanza iteka ryose umuntu aba afite amahirwe yo kugira gute yo kuba wakwisubiraho ukitekerezaho ukagandukira Imana. Akenshi nyine abantu ntabwo tujya tubitekereza ariko Imana igira imwe kandi n'Imana ihoraho n'Imana y'inyembabazi. Ibyo bintu byo muba mubizi neza 5 kuri 5 muba munabindusha. Abantu mukijijwe kundusha ndabizi ko muhari turanaziranye benshi cyane. 4 verses 24 to 25. Tugiye tugasoma muri Daniel 4:24 kugera kuri 25. Says, this the interpretation, your majesty, iri ni ryerekwa ry'inzozi zawe nibwo busobanuro bw'inzozi zawe. Decree the Most High has issued against my lord the king. Ibi ni bigaragaza ko Imana ubwayo hari icyo yakuvuzeho Nyagasani. People and ugiye kuvana mu the wild animals, ugiye kuba mu nyamaswa zo mu gasozi, like the ox, uzarisha ibyatsi byo mu gasozi nk'ibimasa cyangwa se nk'inka zo mu gasozi, drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by for you that the Most High is sovereign the kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. It must have been startling to the proud king. The tree represented Nebuchadnezzar, and it signified he would lose his mind. God's judgment was going to strip Nebuchadnezzar, forcing him to live like an animal. Ugiye guhatirizwa kubaho nk'inyamaswa kandi kuko niko byaje kugendekera Nebukadinezari. Nebukadinezari aragiye kubaho nk'inyamaswa zo mu gasozi nk'amatungo, akajya arisha ndetse akava mu bantu bose. Icyo cyari igihano gisa nkaho kidasanzwe cyane cyane nk'umuntu usanzwe akajya kurisha nk'inyamaswa mu gasozi, ariko byari isomo rikomeye kuri Nebukadinezari. Imana yonyine, Imana ari iyoboye kandi kirenze byose n'ubwami bwose bwo ku isi. 7 times refers to a period of 7 hanyuma ibyo bihe birindwi wabonye mwiyerekwa cyane bigaragaza imyaka irindwi izakubera miremire. Ya myaka irindwi Nebukadinezari yari agiye kubaho ari umuntu nyine nawe utazi ibyo arimo ameze nk'umusazi, umeze nk'inyamaswa. He acknowledged the supremacy of God. Ibyo ngibyo nyine byagaragazaga ko Imana ari igitangaza. Nta muntu wadanje ku Mana ibyo wakwigira byose, nomara watu wa buri wese ntabwo wakwigira wadanje ku Mana. It was not an arbitrary punishment. Ibi ntabwo byari igihano gisanzwe. Designed to humble the most powerful man on earth and show him that despite all his byagaragarizaga abantu bose ko kuba bukomeye kose ku isi cyo wagera cyacyo cyose to the authority of the Creator. Biva ku muremyi ni wubita. So makes a plea to Nebuchadnezzar in verse 27. Daniel rero yakomeje abibwira Nebukadinezari, ariko bigeze ku murongo wa 27 muri Daniel mwasomye neza nibwo Daniel yabaye nkugira gute, nkugira inama Nebukadinezari. Your Majesty, aramubwira ati nyiri cyubahiro, please to accept my advice. Ndakugira inama, akira inama. Renounce your sins by doing what is right. Ibyaha byawe wakoze byose sa nk'ubigandukira, ukora ikirukuri, hanyuma n'intege zawe nkeya z'ubwibone uze nk'uzisibanganya ukorera abandi bose byiza. Be that then your prosperity will continue. Ahari wenda ubuhangaje bwawe buzakomeza n'Imana ikubabarira. Daniel urges the king to repent. Nyina hanga Daniel ameze nk'ubwira umwami, amubwira ati ca bugufi, reka kwigira wadanje, reka kwigira ndigabo, ucishe make. Offers Nebuchadnezzar a way out if he would turn from his yaramweretse nyine ko ari inzira yatuma Imana imubabarira akava muri ibyo bintu. Knowledge God's righteousness, perhaps this fate could be avoided. Amubwira ati ibyo bintu ushobora kubikwepa icyo gihe Imana yagushyiriye. He reflects the heart of God who always gives a chance. Daniel yagaragaza ko nyine ayo magambo yaragaragazaga ko Imana, umutima w'Imana ubundi tukoramo imbabazi. Ndetse kiteka Imana bayiteguye gukorera abantu icyiza. Opportunity for Nebuchadnezzar to ndetse byari bimeze nk'ari amahirwe ya nyuma ahawe Nebukadinezari, unfortunately, kandi nyine ayahawe n'Imana. Ariko bitunguranye, as we'll see in the next part of the story, tuzajya tugenda turaza kubibona mu gice cy'inkuru. Nebukadinezari ntabwo yigeze yumva kuburirwa cyangwa uwo muburo yari ahawe nande na Daniel, ahubwo ubwibone bwe bwakomeje gutumbagira, atangira gucira Imana imanza. Ariko vuba byari gusohora, ntago Imana igitinza. Ubwo avuga ngo Imana ntihaniraho, Imana ya kera nta mikino yagiraga n'ubwo itagihinduka. Imana ntago ihinduka, ahubwo twahawe isezerano rishya, byose tuzabibazwa ku munsi w'imperuka. Ariko ibyaha dukora, ibintu byose dukora, mutagira ngo Imana nuko yahindutse. Imana ntago ihinduka.
oya kabona imyaka ibihumbi n'ibihumbi Imana ntago ihinduka ihora ari yayindi. Gusa icyo gihe yari ihaye Nebukadinezari amahirwe ya kabiri, ahubwo Nebukadinezari yigira nk'umuntu umutima udashaka kunegosiya, udashaka kumvikana. Nebuchadnezzar's heart remained hardened by umutima Nebukadinezari ukomeje gukomezwa n'ubwibone. Full year after the dream, the king umwaka rero wuzuye nyuma ya za nzozi, the opportunity to humble himself nibwo yatangiye kujya yumva kurushaho none sovereignty of God. atangira kwiyumva yibagirwa Imana. He continued to revel in his achievements and bask in the glory of his own power. We agakomeza kumva ko byose akora ari ibyari imbaraga zari ubaye bivunikiye, akigira wadanje nyine akigira ndiga. Unchecked and unrepented was about atabasha kugambira Imana ngacisha bugufi. Downfall. Kandi ibyo bintu nta handi byayoboraga usibye kukurimbuka kwa Nebukadinezari. Exactly 1 year later, haciye uwo mwaka rero, time had dimmed the urgency of the warning, Nebuchadnezzar yarahawe was gasopo, walking on the roof of his yari arimo agendagenda hejuru y'inkike z'umujyi wa Babuloni. This scene is symbolic. ahantu ndagira ngo mubyumve neza, byagaragarazaga nyine ko Nebukadinezari yararenze. Nebukadinezari yari arimo agenda hejuru y'inkike z'umujyi wiwe, much like how he viewed himself, nibwo yatangiye kureba umujyi nawe atangira kwireba yumva ari umuntu watanje udakomeye w'igitangaza, magnificent structure, ari umuntu udakomeye akareba inkike z'umujyi, akareba ukuntu uwo mujyi wubatse, kandi kugira ngo wumve yuko inkike z'uwo mujyi zari zikomeye, surrounded by the beauty of the hanging gardens and other marvels of uwo mujyi wari ukikijwe n'ubusitani bwari bumanitse mu nkike z'uwo mujyi mu bushorishori bwawo. From this vantage point, Nebuchadnezzar couldn't resist making a declaration revealed the depth of his arrogance. Chapter verse, Nebuchadnezzar exclaimed, "Not this great Babylon I have built by my power and for the glory of my majesty." These words encapsulate the pride that had overtaken Nebuchadnezzar's heart. Nebukadinezari yaragize kwibona guhambaye, atazi ngo ni iki cyabimufasha, kandi mu by'ukuri yaragiye awuburirwa kenshi ko ari Imana iri kubimukorera, ariko ugasanga nagashaka kubyumva, kandi Imana nta mikino igira. Its walls were said to be so wide kugira ngo bukuno uwo mujyi wa Babuloni nawo wari ukomeye, ibikuta byari bizengurutse uwo mujyi ubwabyo, ibikuta gusa hejuru ku nkike z'uwo mujyi hari hariho n'imihanda yabashaga kuba yasiganirwamo n'amafarasi za chariot, y'amafarasi akurura amagare. Mu mujyi ndani habagamo igisirikare gikomeye, imico ihambaye, insengero, ubusitani, ibintu byose byabagamo byari ibintu bya architecte cyangwa se byakozwe n'abahanga mu by'inyubako n'ubwubatsi. Nebuchadnezzar believed that he was the mastermind behind it. Nebukadinezari we yariyemeraga kumva ko ari wenda byose bibera muri uwo mujyi ari ibintu yikoreye. Problem with Nebuchadnezzar's boast, ariko nyine ntamenye ko byose byakozwe n'Imana. Ubwibone buragenda buramumunga, umutima buramurenga, biba byinshi nyine tu. Him earlier in Daniel chapter verses 2, Nebuchadnezzar's power had been given to him by God, achieved alone, but a gift from the Most High. Instead of acknowledging God, Nebuchadnezzar's pride made him Nebukadinezari ntago yabaga atazi Imana, kuko yarazi iby'Imana yagiye ikorera Meshake na Abednego na Saduraka cyajya batamwitanura ntibashye, yarazi ibyabaye cyagiye ajugunya Daniyeli mu mwobo w'intare bikarangira intare nta kintu zimukoze. Ibyo byose Nebukadinezari yarazi. Believe that his accomplishments were the result of his own might, ariko n'ubundi ntago yigeze ashaka kubyumva, yumvaga ari we and strength ndarenze wana byose ninjye ubyikorera. Had allowed him to rise to power for a purpose, niyumve yuko Imana yamuretse ngo agere ku mbaraga cyangwa sabona ubutwari n'ubuyobozi kubw'impamvu runaka, ruler of all kingdoms is, ndetse ko Imana yamuhereje imbaraga n'ubutware bwo kuyobora andi moko yose n'ubutware bwose. Ntago yashatse kubyumva, nyine yarabyumva. Full words left Nebuchadnezzar's lips. Rero ayo magambo akimara kuva mu kanwa ke, cyagiye akimara kuvuga ati ngiye Babuloni niyubakiye mu mbaraga zanjye, mu bushobozi bwanjye no mu butware bwanjye n'iki byose. A voice from heaven interrupted akiri kuvuga ayo magambo. Daniel chapter 4 tujye tugasoma muri Daniel 4:31 tukagera kuri 32. In Eve we read,
nibwo dusoma ngo even as the words were on his lips, akiri kuvuga ayo magambo akiri voice kuva mu kanwa came from heaven. nibwo ijambo cyangwa se ijwi ryavuye mu This is what is decreed for you, King. iryo jwi rero nibwo ryamubwiraga riti dore ibigiye kukubaho wa The mwami royal authority has been taken from you. ubwami urabwambuwe You will be driven away from people ugiye kuvanwa mu bantu with the wild animals, usanga inyamaswa zo mu gasozi grass like the ox. uzarisha ibyatsi byo mu gasozi nk'ibimasa Sometimes cyangwa se nk'inka will pass by for you ibihe and birindwi bizatambuka knowledge that the Most High is kugera igihe uzibukira imana yo mu ijuru kingdoms on earth ko ariyo yaguhaye ubwami and bwose bwo ku gives isi to anyone he wishes. kandi ko ibuhereza uwishaka uwo ari we wese Judgment came in the byari bimeze nk'igihano giturutse mu ijuru form of a public nk'urubanza yari humiliating akatiwe fall from power. akava ku mbaraga agakatirwa burundu Authority agahita araburizwa nyine agahita ahinduka uwo hasi who had cyane been boasting of his power, wa mwami wahoze ari umwami w'igitangaza now stripped of everything he held, yari yambuwe byose yakoreye status, his wealth, ubwami bwe his ubutunzi throne, ikamba everything was taken away and byose yari abyambuwe God's justice mu kanya nk'ako guhumbya bitewe n'urubanza imana yari didn't imuciye stop at the loss of his throne. Nebuchadnezzar was struck with a condition that can be described as a form of insanity. Nebukadinezari yatewe rero n'ikintu twakwita nk'ibisazi yahise ahindurwa umusazi by'ako kanya He was driven from human society yavanwe mu and bantu lived like an animal. arangije ajya kubaho nk'inyamaswa nk'uko yari yarabihanuriwe kuva na kera akajyanga kubyumva Pride he had harbored. bwa bwibone yahoze agira King bya bice who byose once ruled wa mwami us wahoze ayobora hafi isi on the yose ground, eating yari asigaye akururuka ku butaka agenda akambakamba us like an ox arisha ibyatsi nk'inka and reason like a human being. He was drenched with the dew of heaven, exposed to the elements, and yari avanywe mu bantu nyine acira urubanza his hair n'ijuru grew long like the feathers imisatsi ngo yaragiye of irakura an eagle, imera nk'amababa and y'ibisiga his nails ndetse inzara was like ziwe the claws of a zimera bird. nk'inzara z'inyoni zo mu kirere Chapter 4, verse 33. tugiye tugasoma muri daniyeli 4:32 niho ubisoma neza. daniyeli 4:32 ubwo nge nzajya mbasomera muri no mbasobanurira muri no kubyisomera. Yego. The image of Nebuchadnezzar, the once glorious ruler, now Nebukadinezari wahoze ari umuyobozi reduced to w'igitangaza this animal-like state, is yaratangiye guhinduka nk'inyamaswa ameze nk'inyamaswa ateye nk'inyamaswa. God's ability to humble the proud. Ibi rero bigaragaza ukuntu Imana ubundi icisha abantu bugufi. mwe muba mwarigize abadanje ngo urabona ngo si His ngo sinzi dramatic transformation from royal splendor to animal-like wa muntu wahoze ari umwami ari umutware w'ibwami yari ahindutse inyamaswa yo mu gasozi irisha ibyatsi. yari asigaye ari umuntu usanzwe nta byadanje nyine ntacyo akirengera nta n'uwo yakanga. but as 7 years. yaragiye ngo amarayo imyaka During isaga that period, he was completely cut muri icyo gihe off yamazeyo rero society, yari yaravanywe mu living bantu atakiba mu bantu disconnected yarajyanwe ahantu mu bwiro cyangwa se ahantu mu ibanga nyine ntabwo twabyita mu ibanga ahantu from hatagira the abandi bantu. throne and the kingdom. yarambuye ubwami yarambuye ikamba ry'ubwami n'intebe y'ubwami wahoze ari umuyobozi nyine ibyahoze ayobora Years was byose. significant. imyaka 7 ngo yaragira Enough to atambuka break Nebuchadnezzar's imyaka 7 rero pride yari yagije and kugira ngo imuvanemo amaryi mukamuremo amaryo Nebukadinezari agabanye bwa bwibone yahoze agira. dependent on God for everything. bigaragaza yuko nyine byose wakora ubundi ugomba kwishingikiriza Imana mw'abantu. Now, cyazo ntabwo mushaka kubyumva. Question arises: aha niho rero ikibazo cyabaye nkaho kizamuka Nebuchadnezzar into abantu bakajya an bibaza animal? ese kubera iki Imana yahinduye Nebukadinezari ikamuhindura nk'inyamaswa? Such a drastic and humiliating judgment ese for kubera iki Imana mu rubanza rwayo ifata gusebya this umuntu mighty king? umuntu wahoze ari umwami ukomeye kandi umwami Answer w'igitangaza is ikamuhindura an n'igihe lesson ikamuhindura nk'ari ikintu kirawo nyine cy'ikinyamaswa. that God was teaching ibi rero Nebuchadnezzar, nta kindi kintu byadusobanurira and through him bigaragaza ko mu bwibone ubwo waba ufite ubwo aribwo bwose nk'uko byagendekeye Nebukadinezari nk'uko byamugendekeye. God's sovereignty and the dangers of human pride. Imana ireba kwishyira hejuru k'umuntu ndetse n'ububi bwavamo ikabanza ikakugira gute ikagucisha Nebuchadnezzar's transformation into an animal guhinduka kwa Nebukadinezari was ahindurwa an inyamaswa arbitrary punishment ntabwo byari igihano kiraho gutyo gusa gisanzwe display of God's power. cyangwa se ngo Imana igaragaze ko ifite imbaraga wenda zakora ibyo bintu gusa. oya Purposeful act designed byakozwe Imana ifite impamvu to yari bring the ibikoze. king to a place of deep humility and repentance. yashyize hasi Nebukadinezari ngo imwereke ko yereke n'abandi bose bamubonaga yuko Nebukadinezari adakwiriye gukomeza kwigira uwatanje. Nebuchadnezzar had risen to the heights of worldly Nebukadinezari mwibuke yari yarabaye umwami watanje abantu bose bamutinya ariko mu mutima believed that his success was entirely his own doing. yajyaga yiyumvisha ko byose byagezeho yabikoze mu mbaraga ze atarakeneye imbaraga A z'Imana. trait the Bible consistently warns against. nubwo muri Bibiliya tubona ko yagendaga ahabwa agasopo nyinshi ariko An ntacyo. important lesson Nebuchadnezzar had to learn: isomo rya mbere Nebukadinezari yagombaga God's kwiga absolute sovereignty. yagombaga kubanza kumenya ko Imana
imana ntago ikinirwa. Nebuchadnezzar's kingdom was vast. Akamenya ko ubwami Nebukadinezari yari afite ubwe. His mind, his power was unshakable. Nubwo yumvaga ko imbaraga afite atari imbaraga zinyeganyezwa cyangwa iki. Babylon into a wonder of the ancient world. Yumva yuko yiyubakiye Babuloni mu isi ya kera akayubaka mu mbaraga z'ubushobozi bwe. But Nebuchadnezzar had forgotten the fundamental truth that every kingdom, ruler, accomplishment, authority. Chapter 24, verse 1 reminds us, the earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it, showing Nebuchadnezzar that no matter how esteemed in the eyes of men, still under the authority of the Most High God. All rulers, whether they acknowledge it or not, under God's reign. Daniel interpreted in the king's dream, God given Nebuchadnezzar his power. Nebuchadnezzar had failed to recognize this. He glorified himself. Transformation into an animal was a striking way for God to demonstrate that Nebuchadnezzar's power and status were entirely God. God could take away everything. His sanity and human dignity. The book warns us repeatedly about the consequences of pride. In Proverbs chapter verse we are told, pride goes before destruction, a spirit before a fall. Nebuchadnezzar's fall from power was a direct result of his pride. He had exalted himself to the point where he believed he was above any accountability, and yet his fall serves as a dramatic reminder that no one, no matter how powerful, is beyond the reach of God's judgment. In long years, the Bible tells us that Nebuchadnezzar's was restored. This restoration did not happen until he lifted his eyes to heaven. Verses 34 to 34. Nebuchadnezzar recounts, at the end of that time, Nebuchadnezzar raised my eyes toward heaven, and sanity was restored. I praised the Most High. I honored and glorified him who lives forever. Is an eternal dominion. His kingdom endures generation to generation. The peoples of the earth are regarded as nothing. He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can his hand or say to him, "What have you done?" This passage is incredibly powerful because it shows the dramatic shift in Nebuchadnezzar's heart. Proud boasted of his own greatness, glorifying God, acknowledging that God's kingdom is eternal and his power is unmatched. Realize that God alone has the authority to raise up kings. He recognized that everything he had and everything belonged to God. Nebuchadnezzar acknowledged God's sovereignty
that his sanity was restored. Akimara kugandukira Imana rero muri Bibiliya niho tugenda tubibona, ntago twasoma Bibiliya yose ngo tugende tubitinde tubigaruke bizarangira, ariko yaje kubona yuko kingdom was given nta kindi cyose back to him gishobora gukunda atabikoze mu izina ry'Imana, atabihawe n'Imana. Rero ngubwo busazi bumaze kugenda, Nebukadinezari yaje gusubizwa ubwami. And grace are always Imana imugirira impuhwe ndetse iranamubabarira. Require us to humble ourselves and recognize his authority over our lives. Ibyo bigaragaza yuko ibyabi byari byo byose bikorwa Imana rero yabigizemo. Inkuru ya Nebukadinezari rero reka tureke kubifata nk'umugani wa kera, tubifate ko uyu munsi natwe ari ikintu byatwigisha. Buriya ubwibone nicyo kintu kibi cya mbere duhura nacyo iyo tugiye kugwa mu moshya cyangwa tugiye gutesha, twaba turi mu kazi, twaba ari ibyo twagezeho ukibona uti ngiye nujuje inzu ya danje, kwa kundi njya mbabona muri mujya ku ma YouTube muri mumushima ngo ngiye ngo nujuje inzu ya danje ngo i Kigali ngo igeretse gatatu, kandi ugasanga ku irembo iwawe hari umwana uharyama muri rigora ari marine yabuzanarara, ariko ukajya gushimira Imana ngo ndashimira Imana ko yampaye inzu y'ibyumba 5 na saro. Buriya mujye mubifata nk'ikigeragezo, ntago byose Imana igwa ari uko haba atarimo ikigeragezo. Ubwabyo ko buri mu nzu y'ibyumba 5 uryamyemo we n'umugore we n'abana 2 muryamye mu byumba bitarenze 2, hari ibindi byumba 3 bitaryamyemo umuntu, kandi ku irembo iwawe haryamye umwana wa marine uri gutemberwaho n'imivu muri rigori, ujye umenya yuko nyine aba ari umuvumo muri kwikurura. Biriya nabyo aba ari nk'igeragezwa Imana iba yagucishijemo, ahubwo utabashije gutsinda we ugakomeza kwibona ukajya hari ugashimira Imana mu rusengero, udashima Imana ko yampaye inzu y'ibyumba ngo mfite inzu igeretse cyangwa iki. Mujye mumenya ko byose aba nta kintu biri cyo. Buriya iyo dutangiye gusa nkaho ducika ku Mana, tukibagirwa ko Imana yo dukwiriye kugandukira, tuba tumeze nk'aho ari itangiriro ryo kurimbuka no kugwa kwacu. God's humbling is not meant gusa icyiza nuko nyine nuko byagendekeye kuri Nebukadinezari inkuru nziza birimo, nuko iteka ryose Imana iba yiteguye kuba yadutabara ikaturengera ndetse ikatubabarira bwa bwibone bwacu na byose twagize, tukaba twabaho nk'abantu nyine bagandukiye Imana, kandi akanya kari ko kose babitekererezaho Imana yakubabarira bikarangira. Thank you for joining us on this journey. Nabashimira yuko twarebanye iki kiganiro cyangwa se inkuru tukumva ni inkuru ya Nebukadinezari. Niba byibura ari ikintu bikwigishije uyu munsi, icyo ngusaba kanda aho hasi hari igipfunsi ukande kuri like, si ibyo byonyine usubscribing kuri YouTube channel n'izindi nkuru zose za Bibiliya nzagenda nzibahereza. Wandika muri comment utubwire utuca gaheza uzatuganire kuri ibi bintu, hanyuma bizagende gutya na gutya na gutya. Si ibyo byonyine, nimba iyi nkuru ubona ko ari ngombwa ko hari undi muntu wayisangiza cyangwa se ubutumwa bwiza hari umuntu wabubwira, byibura tugende duhana ubwenge, babyita guhugurana, tugende duhugurana cyangwa se twungurana ubwenge ku bw'inkuru za Bibiliya. Wecyo usanga nta kindi, subscribe, share, comment, hanyuma Imana ibamere umugisha, kandi mwibuke yuko inzira buri igera ku kuri iteka ryose, nta handi hantu wayivana usibye kugandukira Imana. Rero ciao bye bye, mukore subscribe, share na comment. Nzaza ejo dukomeza indi nkuru itari kuri Nebukadinezari, ahubwo wenda twivugira ku zindi nkuru. Ciao bye bye.